Okay, nshuti bavandimwe nongeye kubasuhuza. Iyi ni video ya gatatu ibereka uko mukanda za publicité 10 musabwa kuri buri munsi. Ubwo nkaba ngiye no kubasobanurira n'impamvu ari ngombwa kubikora. So nanone turajya kuri site birashoboka.com. Nituhagera murakanda handitse ngo sign in. Shyiremo username, password na touring number. Twinjiremo. Buri gihe urabona ko batangira nabaguha advertisement. Aha rwose twese turabibona. So urabona ko mwebwe paying attention kuri aka gapariti ko hejuru gusa niko kari important really. Noneho iyo iriya countdown irangiye ibutirazi kubwira ngo back to dashboard murayikanda. So mwamara kwikanda rero nabagira inama ko buri gihe mugomba kubanza kureba amasaha mufite hano. So amasaha 5 igihe cyari cyose ushobora kukanda kugira ngo wongere ugire andi masaha 28. So biravuga ko barakomeza compare mu masaha 5 asigaye n'iminota 24. Ariko kubera ko nshobora kwibagira nko mu masaha 5 wenda nakoze ibindi ngiye noneho gukanda kugira ngo nongere nkore reset ya time y'isaha bisubire ku masaha 28. Ushobora gukanda hano kuri star surfing cyangwa ugakanda hejuru kuri star surfing. Urabona ni buto zimwe zisa. Okay, alright, reka tubikore. Urabona iyi ni inshuro ya mbere bari kubara amasegonda ngahe, amasegonda 20 bikamanuka bikajya hasi. Urabona ko ahangaha byabavuze ngo you have clicked 0 ads this session. Okay, bakubwire exactly umubare wa ads wamaze gukanda. So noneho rana ikindi barakubwira ngo muri aka kanya barati click identical image to validate seat view. Aha nanone ni ukugira ngo making ashobora kutari ikirobo. Hari abantu bazi ubwenge kabisa bashobora guprograma computer ko iza kuri seat ikinjiramo ubwabo. Ariko kuko izi image ziri random ntago ikirobo kibasha kumenya aho ziri. Ugomba guhitamo image ebyiri zisa. Hari USB n'iyingiyi. So imwe muri zo urayikanda. Urabona ati thank you, your click has been credited. Noneho ugakanda hariya kuri next. Urabona noneho muri uyu mwanya ko bavuze uti you have clicked 1 ad, byari kuri 0. Sibyo? Ikindi mubwira urabona ko nta nubwo nitaye kureba kuri ibi byo hasi. Ngewe icyo ikinshishikaje nuko kanda inshuro 10 hariya hejuru nta kindi. Ntako kazi nkora, nta kandi kazi njya nkora bijyanye n'ibi byo kuri traffic Monsom. Urabona nanone kureba image ebyiri zisa ugakanda imwe muri zo. Okay, urakomeza kubikora. Paka bigeze ku nshuro 10. Anyway, kubera ariko nkeneye gukora reset yabyo ndakomeza mbikande paka tugeze ku nshuro 10. Murahita mubona yuko baza guhindura ku masaha 5 bakabisubiza ku masaha 28. Bivuga yuko muri icyo gihe muri ayo masaha 28 nta nubwo nza kuza kuri iyi traffic Monsom ndayihorera, ariko ngomba ku making sure yuko mbere yuko ayo masaha 28 ashize banagarutseho nkongera ngakanda inshuro 10. Ikindi kandi so muri uyu mwanya reka tuvuge tuti okay, reka njye kuri computer nikorera ibindi mugende go clicking aho traffic Monsom ibimenya yuko utakiri kureba kuri utakiri kuri site. Reka mbahe nk'urugero. So ngiye gutripotaho gatoya, reka tuvuge ko nigiriye ngiye nko muri email yanjye, sibyo? So reba ningaruka kuri traffic Monsom amasegonda nta kibara hasi, birahagarara ko bahita bamenya yuko utakiri kubireba. So ukanda kuri kariya kantu ko hejuru ikongera bikamanuka hasi, bigakomeza bikabara. Reka nongere mbereke. So urabona ko byahagaze. Click here to go on watching. So barabimenya yuko bese utaburi kureba. Ariko ikiza cyabyo nshobora gukanda nkegera mu bindi. Mu gihe cyose ntari kuri computer, ntari gutripota computer, ushobora kwegera mu bindi. So nkanjye iyo ndi gukanda kugira ngo nkore reset igihe cyanjye ntago njya ndeba izo publicity.
ntacyo zimbwiye. Anyway, ariko mushobora kuzibira mwebwe, hari ubwo wenda byaba ari ibintu biri important, I don't know. I'm just saying, kuri njyewe ntago njya nzipengaho attention, ariko kubera yuko bari kuvuga ati kugira ngo qualifying ko dukomeza kuguhemba ugomba guclickinga hariya inshuro 10, ndabikora kugira ngo babashe kugera record yuko namaze kubikora. Ariko rero hari n'ikindi burya kiri important, nko hano hasi hari za site zitandukanye bari kugenda berekana. Rimwe na rimwe hari ubwo ujya kubona ukabona uguye kuri site ifite information ari important kuri wowe. So nk'iyo rero ufite akanya ukareba wenda nk'ibyo bari kukwereka, why not? Ushobora kubikanda bikaguhira nyine nk'uko uba ubonye ko ari ikintu kigufitiye akamaro. Okay, akaba ariyo mpamvu nawe nyine bazi yuko abantu burya amaso akujyana muri byinshi. Iyo uri kureba urareba bikagenda. Ikindi murabona nka hasi byanditse ngo server not found. Mugomba gutandukanya ibi bya publicity biri hasi n'ibiri hejuru. Hano ko ibyo hejuru byo byakomeje kubara, ariko hano hasi nyiri site ntago ikiri gukora, ariko ntago ari ibibazo bya traffic monson. Nyirayo ntago updatinze neza wenda website yiwe kuri traffic monson. Ntago ari akazi kabo ko kumenya ko amasite y'abari gukora advertisement biri gukora, baba making sure yuko baguhaye uburyo bwo kubyinjizamo, nta kindi. None icyo gihe nyiri site niwe ugomba niwe mbese ugomba gukosora bitari gukora. Ariko kuri traffic monson bo baba bamaze kugira credit ko ibyabo biri gukora, nk'uko mbese baba bakubwiye ati twebwe turakwizeza ko tuza kugukorera publicité. Muri izo publicité nitumara kuzirangiza wowe uradupe, nta kindi. Okay, hano tugeze kuri publicité 9, maze gukanda inshuro 9. So kamwe niko konyine gasigaye tukaba turarangije. Okay, alright, hano ko noneho bavuze bati you have clicked 10 ads. Hano ko biri kugaragara. So ubu ngubu akazi kanjye muri aya masegonda 10 asigaye karaba karangiye. Mu masaha 28 ari imbere ntago nkeneye kuza kuri traffic monson, kubera ko barakomeza kumpemba kuko narangije ibyo ngomba gukora abinsabwa kwa. Okay, iyo rero urangije ukanda ngaha back to account. Reba ya masaha urana ko bihitse bibaye amasaha 23 n'iminota 55. Mbere byari amasaha 5 n'utundi tumunota dukeye. Okay, sare murakoze. Twongere tu recapping icyo naberekaga kwinjiramo nuko mukanda kuri za publicité 10 za buri munsi. Very simple rwose, urana ntago ari ibintu bikomeye. N'umwana ushobora kumubwira ati yewe kande kuri aka kabuto kari hejuru inshuro 10, nta kindi. Sare murakoze cyane kureba. Korera amafaranga menshi mubasha kuyora, ni amafaranga y'ubuntu.